yamaze igihe kingana n'umwaka kandi mu by'ukuri twari twatangiye ko igomba kutarenza amezi 3 ariko rimwe covid yariyongeraga ubundi kagabanuka twashaka gukora ibikorwa no kuyisoza bikanga tukaba twasubiye mu rugo ubundi bitaramo bakabifunga nizo rero ngaruka za mbere twahuye nazo zikomeye impamvu rero tuvuga ko twasajya imbabazi n'ubu tukaba tukizisaba burya ikintu yari ubwa mbere cyangwa se nta na experience ihagije abantu bafite ntago bivuze ko abantu batakosa nta nubwo bivuze ko hari amayerera atabaho twasabye imbabazi rero hari bamwe bashaka kwibaza none ni gute ARSTIDE yicaye mu gikorwa cya gospel in case ari abakibaza icyo kibazo byose ni music industry byose ni entertainment kandi ibyo dukora burya birasa nabo tubikorera nabo ni bamwe kugira ngo itangazamakuru ikintu gikomeye cyane njya mbivuga niwo muyoboro duca mu byacu dukora byose kugira ngo bigere ku ba consumers cyangwa abagenerwa bikorwa bivuze ngo twe niyo internally twakora ibintu byiza mwe mukayivuga nabi still nta kintu gishobora kugendeka neza mu badusabira imbabazi hari byinshi byawe bitagenze neza of course turabizirikana kandi turabizi dufite ku mutima nabagenerwa bikorwa bacu ariko nkuko mubizi ni n'abakiriya on the other side kandi umukiriya ni umwami hari byinshi bitagenze neza hari ibyo twagombaga gukora neza twakoze neza so ubu niho tuboneye niwo mwanya wari wanyawo kugira ngo tubabwire ko tubizi tubasabira imbabazi kandi ko dufite kubikosora twese hamwe dufatanyije twese tukina amahirwe ya kabiri amakosa yarabaye twese turakosora abantu ariko burya ikosa ribaye ukikosora nicyo cy'ingenzi ikibazo ni uko rikosa ntumenye ko warikoze ngo unarikosore ikaguma ari ya makosa amwe abaho ariko noneho twese duhe amahirwe duhe opportunity iyi second event y'uno mwaka ntabwo turebere hamwe tuvuge ngo ko twabaye amahirwe ikintu tukabafasha abantu bakagaruka icyizere igikorwa byaje kugenda biti ibyo nabyo ndabizi ko muzabitubaza nyuma y'event sawa nzabiteye kwisubiza ariko nzi neza ko mpamya neza ko twese dushyira hamwe ukaba wafata amafaranga arenga miliyoni ukayagenera umuntu kandi 100% ngenda bihamya neza ko nta muhanzi utarahawe ayo mafaranga yiwe mu bahanzi bakuru hari n'abandi bahanzi bari mu kiciro gito hari yari yagenewe kandi nayo menshi jewe nzi neza yuko kandi ndabihamya 100% yuko iki gikorwa ari cyo kintu kije bwa mbere muri gospel gitanga amafaranga menshi pe ngira ngo twese uko turi hano iki ni igikorwa dufiteho tuzi cyane dufiteho n'amakuru atandukanye nanjye ndi umunyamakuru mugenzi wanyu nkuko nari nabivuzeho bisa n'ibyantonze kumva ngo Rwanda Gospel Stars iragarutse kuko twumvaga cyane amakuru yayo ayanyuma yabaye meza ku byo twabonaga nibyo twumvaga abangira ngo rero uyu mwanya nakire Aimable kugira ngo atwakire nk'umuyobozi aduha ikaze bo rero ntago ndi buvuge ibintu byinshi ndashaka kugira ngo wenda mvuge icyaduteranyirije ahangaha mu magambo makeya hanyuma ngira ngo ibisigaye project marageraza kudufasha no gusobanura cyangwa se nibibazo biza kubazwa araza kugenda abisubiza ndashaka kuvuga bwa mbere kuri Rwanda Gospel Stars Live Rwanda Gospel Stars Live murumva ni igikorwa cyangwa se ni event twumva twateguye cyangwa twifuzaga kuba twakora nka platform y'abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza twarabisobanuye kenshi kuko platform igira ibifasha abantu ikagira uburyo bahuriza hamwe cyane ko twanifuzaga ko n'abahanzi ba gospel akenshi n'abantu batajya bajya gusaba akazi mu bigo cyangwa se ahandi n'abantu nyine bafite umuhamagaro bahamagawe n'Imana so rero ko bari barahamagaye n'Imana bagomba kugira support cyangwa se bakabona n'inkunga zishobora kuba zabafasha kugira ngo babashe gukora n'izo ndirimbo cyangwa se n'umuhamagaro wabo cyangwa se n'impano babahaye kugira ngo ibashe kubatunga yamaze igihe kingana n'umwaka kandi mu by'ukuri twari twatangiye ko igomba kutarenza amezi 3 ariko rimwe covid yariyongeraga ubundi kagabanuka
twashaka gukora ibikorwa no kuyisoza bikanga, tukaba twasubiye mu rugo, ubundi ibitaramo bakabifunga. Nizo rero ngaruka za mbere twahuye nazo zikomeye zituma iba prolonge. Ibindi ni ibindi byagiye bibaho, twanavuze, twanaganiriye, tuvuga ko twasabye n'imbabazi mu bintu bimwe bitagenze neza. Impamvu rero tuvuga ko twasabye imbabazi n'ubu tukaba tukizisaba, burya ikintu yari ubwa mbere cyangwa se nta na experience ihagije abantu bafite, ntago bivuze ko abantu batakosa, nta nubwo bivuze ko hari amayerera atabaho. Twasabye imbabazi rero. Gospel Stars Live hari abayumva bakumva ko ari igikorwa cy'ubucuruzi, abandi bakumva ko ari ibindi bintu badasobanukiwe. Agira mbabwire ko kuba twaratekereje ku mpano cyangwa z'abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, first ni umuhamagaro, ntabwo ari igikorwa cy'ubucuruzi cyangwa hari abagamijemo inyungu. First ni umuhamagaro wonyine. Ndasaba ko abantu bose bazabyumva gutyo. Ari nayo mpamvu uyu munsi tuvuga ngo ibibazo byarabaye, dusaba imbabazi, ariko nta nubwo tugomba no gucika intege. Ngira ngo uyu munsi mpamvu turi aha ngaha kugira ngo tubatangarize ngo nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kwanariza, nyuma yo guhana ibibazo no kurwana nabyo no kubikemura, kandi twe twavuze ko Rwanda Gospel ni event cyangwa igikorwa kigomba kujyaho ngarukamwaka. Twarangije rero 2021, twayishuje mu 2022 kwezi bya Covid, ariko ubu ngubu twabahamagaye aha ngaha kugira ngo tubakatangarize yuko Rwanda Gospel Stars Live season 2 aribwo igiye gutangira 2022. Ikindi twababwira nuko muri urwo rugendo twagenzemo twanahinduye na team technique. Icyo narenzaho nuko season ya kabiri yo ifite umwihariko, kuko ngira ngo tuzajya no gushaka impano z'abahanzi ari abakoze cyane n'abandi bakizamuka, ariko noneho mu ntara zose z'igihugu. Bavanga igihugu gifite intara 5, ubwo harimo intara y'amajyepfo, mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, hanyuma n'abandi bo mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho rero finale yayo ikazaba mu kwezi kwa 12 kwa 2022. Murakoze cyane, ibindi bisigaye ngira ngo project manager aza kudufasha. Murakoze. Nanjye ndahera gushimira. Buri gihe biranezeza iyo mbaboneye rimwe gutya. Akenshi abenshi duhura buri umwe ku giti cye cyangwa iki, ariko iyo mbaboneye hano ni ibyishimo buri munsi, ni by'agaciro uburyo umunsi kundi mu supportinga ibikorwa byanjye. Sako singiye gusa ni ibikorwa biba muri industry ya music. So ndabashimiye bwanyu, ngira ngo muri hano no munsi mungana gutya ni by'agaciro, ntabwo ari nufata for granted. Ni by'agaciro kuba mbaho ubutumire ndetse mukabwitabira mukora respondinga positively. Hari bamwe bashaka kwibaza none ni gute ARSTIDE yicaye mu gikorwa cya gospel, in case ari abakibaza icyo kibazo. Byose ni music industry, byose ni entertainment, kandi ibyo dukora burya birasa, nabo tubikorera nabo ni bamwe, sibyo? So ndi hano rero muri iyi, ntago ndibyite season ya kabiri, ndabyita kuko ni byinshi tuzahindura muri projet yari hari n'ubundi, n'abayitegura barahindutse. Reka tubyite ko ari Rwanda Gospel Stars Live y'uyu mwaka, nibyo byiza. So reka twitandukanye n'amateka n'ibyashize, reka dutangire bundi bushyashya. So mu gutangira bundi bushyashya rero ntago ari twe gusa turi butangire bundi bushyashya, hari ibyo ndi bibagezeho, ariko tunahindure n'imitekerereze, ishusho kugeza mu magingo yangaya abantu bafite Rwanda Gospel Stars. Ngira ngo nakabaye naragaragaye no mu ya mbere actually, ariko ngira ngo ubwo Aimable twavuganiraga nari mfite andi social project narimo ndakoraho, avamo haza Tour du Rwanda, naho nari mfitemo akazi. So ngira ngo nabonye umwanya haburi cyumweru kimwe ngo event ibe, nibaza ko icyo cyumweru kimwe ntacyo nanje gukemura, nta nicyo nanje guhindura.
so byari byiza ko ndeka abatangiye bakarangiza umushinga hama twe tugafatiraho k'uyu mwaka niko nabyita. Rwanda Gospel Stars yaje ari projet yo gufasha abahanzi bari mu ndirimbo zihimbaza Imana, ariko bigomba guca muri entertainment of course kuko niko kazi kabo. Ubundi ngira ngo ari byo mutazi, ubundi mu masezerano abahanzi bari muri Rwanda Gospel Stars harimo no kubashakira akazi gatandukanye nako kuba ba performinga, gatandukanye nako bakora ibindi bindi, ariko akazi kajyanye no kubashakira ama endorsements deals. Aribyo tunokora ubu ngubu, ngira ngo buri muhanzi wese warimo hariya hari gushakirwa akazi ko gukorana n'amakampani atandukanye cyangwa n'abantu bikora ku giti cyabo, uko wabyita kose, kugira ngo bakomeze bagire icyo bakora umuziki bakora. Icyo ni icya mbere, ariko banabyaza n'impano umusaruro bibashe kubatunga cyane ko nk'uko Aimable yabivuze abenshi biba bigoye kuba yakora kandi kazi, ugasanga umuntu yihebeye umuziki gusa arawukora kugira ngo atange ibyishimo, adelivering nk'akazi ke, ariko ugasanga benshi turabizi hano tubaye muri industry igihe kirekire, ugasanga ibyo bakora ntabwo bingana ibyo bavanamo. So Rwanda Gospel Stars ijya kuza nk'uko mubizi mwese, yaje turi mu bitari byoroshye ku bantu bari muri creative industry. Byari mu bihe bya covid, nta performance zabagaho, ndetse byari binagoye kugira ngo umuhanzi akore akazi kamwinjize kanamutunge, cyane ko nubwo covid yaje ubuzima bagahagarara, ibikorwa byinshi bigahagarara. So ndagira ngo mbere yuko turebera ino project cyangwa ino event mu mboni z'uko byagenze kwirebero, ahubwo turebe yaje igamije iki. Mureke tubirebere muri iyo mboni. Ishusho yari akamaro karakahe mbere yuko tureba event ya nyuma, wenda bitagenze neza, ahubwo akamaro karakahe, yaje igamije iki. So nitumara tubanze tubirebe muri iyo mboni mbere yo kumva ngo event yagenze nabi, abantu bitabiriye, amasaha yari mabi. Yes of course byarabaye, turanabyemera on behalf y'abatari hano, nk'uko Aimable yavuze tubisaba n'imbabazi. Ariko after that hari ibindi byagenze neza. Abahanzi barahembwe, abacuranzi bakozemo barahembwe, abandi bose barahembwe. Eske abahanzi bafite imishinga barahembwe, bari gufashwa, bazafashwa. MD turi kumwe hano afite umushinga utari mu yabaye ya mbere, ariko yatugezeho atwereka ko umushinga yagaragaje agomba kuwukomeza kwa kisaswa, atubwira ko tugomba no kumuha hafi. Nicyo platform ibereyeho. Twaramufashije, araza gutanga ubuhamya. Ejo twitabira ibintu bye turamufasha. N'undi wese, yaba Serge, yaba Michel, yaba Gisubizo Ministries, n'undi wese uzatwegera akatubwira ko regardless no ku umushinga wenda utarabaye muri imwe yafashwe igomba gufashwa, ariko akatubwira, akawutwereka neza, akatubwira ko ashaka gukomeza, tuzamufasha ngo twafashije muti. Icyo rero nicyo tugomba gukomeza kureberamo, niyo mboni tugomba kureberamo Rwanda Gospel Stars. Nk'uko Aimable yavuze, ni umuhamagaro yagize atagamijemo kuvuga amaronko cyangwa kushakiramo ibisubizo by'amafaranga. Afite ibindi byo akora, nk'uko benshi hano twese natwe dufite ibindi dukora. Abantu benshi aragushyira amafaranga mu muziki, arayashyira mu buhinzi, arayashyira muri zindi business runaka. Ariko ibyo akenshi ngo tabirebera inyuma, akenshi nitwe n'ukwibaza twebwe kugira ngo umuntu azane amafaranga miliyoni 50 azishyire mu muziki, twe tuba twamweretse iki? Twamweretse iki? Niki kimwenteresa twamubwiye kugira ngo azashyira amafaranga ye mu muziki? Cyane ko twese umuziki tuwayemo. Gushyira amafaranga mu muziki ntabwo ari nko mu yindi business runaka uvuga uti ndashyiramo 6 months, nyuma y'amezi ndatangira kwinjiza. Muziki bisaba kwihangana, bisaba guspendinga. Twese twakoze business muziki tuyikoze igihe kirekire, bisaba kubanza guspendinga, ukubaka, nyuma yo kubaka ukaza igihe cyo gusarura. Bitari imbere, ndababwiza ukuri ko nabibayemo, bitari imbere y'imyaka 5 byibuze. Ufata umuhanzi mushyashya, umushyira amafaranga, umwubake,
atangire kugura amafaranga wifuza. Ni imyaka 5. Ariko nyuma yuko twirwa dutaka ngo twabuze abantu bashyira amafaranga mu muziki wacu, nufashe initiative akaza kayashyiramo, nta kintu kinagamije, nitwe tumwirukana ba mbere. Nese niyo umuntu aje yego ibi bibaho, ariko niyo umuntu aje agashyira amafaranga mu muziki we atagira ingano, hanyuma event yarangira, twese nanjye ndimo ntago nibwikuremo, twese tukaryama kuri side negative, tukibana amaso yacu tukayafungura ibintu negative gusa. Byagenze neza, hari abatarishyuye ku gihe, hari MC gutya, abanzi bakererewe, hari abafunzwe. Mbere na mbere, eske byibuze nafashe umwanya aganirize umuhanzi, abahanzi bari bagize igikorwa, bamubwire bati ikintu cyatumara iki ngiki. None se wowe twishyire umwanya w'Aimable, wowe uri Aimable, uje mu kintu nk'umuhamagaro, uje gushyira amafaranga umurundo mu bantu utatezemo inyungu, mutavukana, atari bene wanyu, ararangije tuvuze ibintu bibi nk'ibyo twavuze, bamwe baramututse, abandi bagize gute. Noneho ikintu gisekeje, Aimable ni umuntu utari ufite experience mu bintu byacu bibamo. Twe turatuswe imyaka 10 n'ingahe irashize, ariko you get used to that, kwako niko entertainment mera. Ariko nkawe mwumva yakwe corresponding gute? Kugisa atakwishaka mu rugo avuga ati ko n'ubundi nari mbayo kandi mbayo neza, reka nkomeza akazi kanjye, bino bintu nashyize amafaranga nje gufasha abantu, none bakayenza no kuntuka, reka mbyihorere. Nusuguye Aimable ushyira amafaranga muri muziki ntabagiye, undi muntu wapfa gufata amafaranga. Serge, si igikorwa cya mbere cyo kini muri gospel. Aimable bihagaritse, hari amahirwe yuko no mu myaka 3 n'itanu handi umuntu uzaza agashyira amafaranga nk'ayashyizemo. Biragoye. So bivuze ngo aho kugira ngo Aimable ni nka ibibonetse twarayibuze, aho kugira ngo tumusigasire, yego ntisinabuza kwandika, of course ibi byabaye birandikwa biravugwa, ariko tunamwereke ko binashoboka, ko byakosoka bikagenda neza. Reka tureke kureba Aimable, turebe the whole industry, gospel industry. Umuntu uje guhindura muri gospel industry, uje gutanga platform, uje guha amafaranga abahanzi kugira ngo bakomeze baduhe izo ndirimbo, bakomeze bakora ibyo bikorwa byose. Araje event yarangiye, nta uvuganye n'abahanzi ngo abegere cyangwa tuvuze ibintu bibi gusa, kuri njyewe tuba tumwirukanye. So icyayi gihari ni ikingiki rero, wenda mushobora no kwibaza ngo ni gute ARSTIDE yiyasosiye n'ibintu nyuma yuko bigenze nabi. Kuri njyewe, yes, ni credibility izina ryanjye, ndabizi ko izina twese niryo ridutunze, ibikorwa dukora, burya amazina acasa neza, nibyo bidutunze twese. Ariko nge believing ko uri umuntu wese uri hano, mwese muri hano, yaba muri mwateguye, yaba mu buzima bwa buri munsi, yaba mu bo mukundana, ninde munsi udakenera amahirwe ya kabiri? Nawe nta muntu udakenera amahirwe ya kabiri. Ibyo dukora byose, ibyo twakoze byose, bigiye dukenera amahirwe ya kabiri. So niye sosiye n'iki gikorwa cyangwa nemeye kukijyamo kubera ko kuri njyewe nta mabere y'inka mbona sinima ariko bavuga mu mubarire, ni ibintu bisanzwe byose bibaho. So kuki tutajya amahirwe ya kabiri ngo niba twebwe twita abantu ngo bafite experience mu kibuga cyangwa bazi ibintu, okay, none reka Aimable reka tumbwe mu reka tugufashe noneho, ahubwo twese twicare nk'abantu twitwa ngo ni imirimbanye za show business, za music industry, ahubwo tujye inama, dukore iki, duhindure iki, tubikore gutya, tubigenze gutya. Noneho ejo event nigenda neza, unice no mu rugo iwawe, bya bintu uhora uvuga muri munsi usubiramo ngo njye nkunda umuziki, nkunda industry narayikoze na ndimo yayubatse n'iki byose, unabe fier. Hama nitukizura kikagenda neza, iki ni ukuvuga ngo aya ni amahirwe ya kabiri tuba dufite, ariko ni amahirwe yonyine tuba dufite. Ubwo ndavuga ku bahanzi dukorana, twebwe twese, mwebwe n'abandi bana bagenerwa bikorwa, nta amahirwe ya kabiri dufite. Ngo nikigenda nayo kuri ino nshuro, nikigenda nayo kuri ino nshuro, biriya birangiye. Yaba amafaranga Frank yabonye cyangwa Michel babonye, ntabwo bazongera kuyabona. Ariko nikigenda neza, bazabona 2023, babone 2024, 2025. Bivuze ngo kugenda neza kwi event y'uno mwaka
birategura iby'imyaka 5 izaza kugira ngo bigende neza. Ntabwo ari ARSTIDE wenyine ugomba kubikora, ntabwo ari Aimable wenyine ugomba kubikora, ni twese muri iki kintu. Participation ngomba, yego ninjye ugihagarare, ninjye image yacyo, ariko ni twese, nta n'umwe uvuyemo. So mudufashe rero, mugende nk'uko ibyavuzwe byari bibi, nk'uko twavuze ibibi, nagenda komeza nishyiremo ko turi bamwe nge namwe, none abantu tubereke ibyiza, tubwire tutari kuzi ko burya nubwo event yagenze nabi, Rwanda Gospel yafashije abahanzi ba gospel ibi nibi, ariko muzi ko dukeneye kuyiha amahirwe ya kabiri kugira noneho ibe beta kurushaho. Ibyo ni aryo tubwira abantu, tubaganirize. Mbona ko wenda byinshi bari babwire bagenzi banjye bari hano, mbona ko batangariza ko nyine tugiye kwitegura ya kabiri. Amen. Ngiye maze iminsi natangiye, irahari, indyo ngomba kubamenyesha, kandi mu badusabira imbabazi. Hari byinshi byawe bitagenze neza, of course turabizirikana kandi turabizi, dufite ku mutima. Ni abagenerwa bikorwa bacu, ariko nkuko mubizi ni n'abakiriya on the other side, kandi umukiriya ni umwami. Hari byinshi bitagenze neza, hari ibyo twagombaga gukora neza twakoze neza. So ubu niho tuboneye, niwo mwanya wari wanyawo kugira ngo tubabwire ko tubizi, tubasabira imbabazi, kandi ko dufite kubikosora twese hamwe dufatanyije. Dufite hari ingamba nshya zihari, hari byinshi tugomba gukora kugira ngo bikosoke bizagende neza nuko tubyifuza, nkuko nabo babyifuza. Aka ni akazi gatunze bamwe, ari nako konyine bakora. Bivuze ngo iyo kambaye isura mbi, abenshi aho bakuraga ubuzima harafungwa. Bivuze ngo ntabwo abantu tugomba gukinira, ntitugomba gukina ku mazina y'abantu, credibility z'abantu. Niyo mpamvu twese tugomba gushyiramo effort igombwa cyangwa ikeneye kugira ngo ibi bintu bigende neza. Uno munsi unyemerere wari kugira ngo dusase inzobe. Namwe murafata ijambo, ndabizi hari byinshi mufite byo kubaza. Yes, ubwo ngiye mvuze ku byanjye, Aimable yavuze ku bye, namwe hari ibyanjye mugomba kuvuga nk'aba partners bacu. Uno munsi kugira ngo dusase inzobe, twinigure kabisa, tuvugire ebana ibyo mutumvise, ibyo mutamenye, cyangwa ibyo mfuza kumenya tubimenye. Ko ndifuza ko nituva hano muza kuganiriza abantu, mukababwira Rwanda Gospel Stars ni iki, ubundi yaje kubera iki, yaturutse he, yaje gufasha iki. Twe turetse event concert yabaye, yaje kuri iki, yaje gufasha iki abahanzi, cyangwa mu ruganda rwa industry ya gospel yaje kubafasha iki. Ese hari icyo yafashije? Ese ingamba zayo zagezweho? Ibyo byose nibyo nshaka kuganiriza abantu. Mumfashe duhindure isura. Impamvu bamwe mumfashe nuko nzi ko ntago nabishobora njyenyine. Mumfashe duhindure isura abantu bafite kuri Rwanda Gospel Stars. Sibyo ngenzi wanjye Fifi? Mumfashe duhindure isura abantu bafite kuri gospel. Twese tukina amahirwe ya kabiri, amakosa yarabaye, twese turakosora abantu, ariko burya ikosa ribaye ukikosora nicyo cy'ingenzi. Ikibazo ni uko rikosa ntumenye ko arikoze ngo unarikosore, ikaguma ari ya makosa amwe abaho. Ariko noneho twese duhe amahirwe, duhe opportunity iyi second event y'uno mwaka. Ntabwo turebere hamwe tuvuge ngo ko twabaye amahirwe, ikintu tukabafasha abantu bakagaruka icyizere igikorwa byaje kugenda biti. Ibyo nabyo ndabizi ko muzabitubaza nyuma y'event. Sawa, nzabiteye kwisubiza, ariko nzi neza ko mpamya neza ko twese dushyira hamwe igikorwa kizagenda neza. So uno munsi munyemere, ntago ndi bubahe projet uko imeze, kuko ndi kuyikoraho. Uno munsi ngo tuganire kwanza, tugire ibyo twumvikanaho, ndetse twemeranwa, ndetse tubagaragaze n'ukuri. Ariko nkuko musanga n'ubundi mwitabira ubutumire bwanjye kandi mukamfasha umunsi kundi, sinshidikanya ko n'ubundi nibatumira kugaruka hano kugira ngo tuganire no mbereke imishinga of course hari igomba guhindukamo. Nkuko yababwiye, ngomba no kongeramo n'izo shows zo mu ntara. Ntago Rwanda Gospel Stars yaje gufasha abahanzi b'i Kigali gusa. Icyo gihe ntago bari murafasha. So icyo gihe abari Kigali Gospel Stars, so ni Rwanda Gospel Stars. So ngiye mfite gahunda yo kongeramo aya mashows yo mu ntara kugira ngo nizo mpano nshyashya tuzihighlighting, tuzihe opportunity.
hari bamwe bazavamo bakaza wenda no kuririmba na bagenzi babo i Kigali, hari n'ibyinshi tuzabafasha nyuma. Uno munsi ntago ndi bwinde cyane muri projet, tuzongera of course kuganira bitatinze, tuzongera tuganire nyibamurikire neza mbere kuko imeze niko izakorwa na calendar ibyo izakorwamo, probably na line up y'abantu tuzakorana. Yeah. So ndibaza ko for now nibi ngibi wenda nibaza kunsubiza ijambo cyangwa ikindi ukeneye kuvugaho ndabibabwira murakoze. Ngewe rero ikintu nshaka kuvuga numva kindi ku mutima, dushobora kuza kubihuza n'abantu bamwe cyangwa se ntitubihuza, ariko ntacyo bimbwiye kuba ndashobora guhuza n'umuntu ikintu, n'ubundi ntabwo twese dufite imyumvire imwe cyangwa se imikorere imwe, niyo mpamvu abantu batandukanye. Ikintu cyabayeho actually ku bahanzi ba gospel, abantu benshi bavuga gospel, baririmba gospel ariko ntago bari gospel. Abantu benshi baganira gospel, bavuga gospel ariko ntago turi gospel. Hamweho wenda ari nacyo cyane kibazo abantu bagenda bahura nacyo mu buzima bwa buri munsi. Ntago dusa n'ibyo tubamo. Aimable aza gutegura Rwanda Gospel Stars yaraduhamagaye nk'aba gospel batandukanye, buri muntu wese akamubwira intego afite. Iki nicyo gikorwa cya mbere nk'uko bajya babivuze cyari kije hano mu gihugu, gishobora gufata amafaranga ari 500,000 agera miliyoni. Mwebwe wenda nimwari muri mu bikorwa agera miliyoni n'igice, akayeho umuhanzi wa gospel. Ayo mafaranga ari make, ukaba wafata amafaranga arenga miliyoni ukayagenera umuntu, kandi 100% ngenda bihamya neza ko nta muhanzi utarahawe ayo mafaranga yiwe. Mu bahanzi bakuru hari n'abandi bahanzi bari mu kiciro gito, hari yari yaragenewe kandi nayo menshi. Mu by'ukuri muri Rwanda Gospel Stars umuhanzi uzababeshya ngo nta mafaranga yararimo, azaba kubeshye cyane. Guys, hari harimo amafaranga, ari nayo mpamvu ngiye mbona cyane, ari nayo mpamvu abantu byajemo ibibazo byinshi. Amafaranga yararimo, amafaranga yararimo, umuhanzi bajya mu amafaranga menshi, kambivuge muri ubwo buryo. Rero iyo platform imaze kuba nkuko yateguwe, itegurwa mu buryo bwinshi butandukanye. Ikibazo cyabaye wenda ari nacyo wenda abantu bagiye bareberamo abahanzi bo twe turabagenerwa bikorwa. Umuntu wabiteguye ntabwo ari kuduhamagara ngo agiye gukora igikorwa tuvuge ngo ya, nubwo atari afite experience. Icyo tumushinja twese no kudakora munanaribonye, ariko icyo tumushimira twese no muhamagara afite. Icyo kintu cyo twamubanza kumenya wenda itangazamakuru ri hano. Turamushinja kudakora munanaribonye ngo abe yitabaje abantu turi kumwe uyu munsi n'abandi benshi, ariko tumushimira umuhamagara afite. So rero ndatinze, tujye turebera ibintu mu bikunda kuruta mu bitarakunze. Aimable ntutsindwe, kandi turabigushimira ko kutatsinzwe ngo wumve ko ari ibintu bigukomerekeje umutima, kandi turabizi ko wakomeretse mu buryo bukomeye. Ariko abanyamakuru n'abandi bafatanya ibikorwa mwese mufashe gospel, mufashe buri muntu wese kugira ngo dutere intambwe, tugere imbere, n'ibyo inzozi zabo zose bafite zigerweho, natwe zo dufite zigerweho muri bo. Muti tuje gusasa inzobe kuri Rwanda Gospel Stars Live igiye kuba ku nshuro ya 2. Namara ubundi icyo cyari igitekerezo nyamukuru nkurikije ibyavugiwe aha, ariko no kureba iya mbere uko byagenze nuko yarangiye. Numvishe byinshi byavugiwe aha, reka nitse kukitureba. Muti media ntimwatubaniye kuri season ya mbere, nibyo hari aho wenda muri buvuge ko tutababaniye, ariko hari aho twabaniye abandi babibonye. Gusa nuko bigenda buri gihe, nuko duhorana n'abafatanya bikorwa tugira, kandi ntago tubyishinja kenshi nubwo bitatubuza kubana kenshi. Aristide, urabizi kenshi inama nk'izi ngizi twagiye tuzigira, reka mvuge wowe kubera ko urabizi si ubwa mbere nk'iyi ngiyi tuyigize, yaba nge nawe cyangwa se nge nawe n'abandi cyangwa se abandi banyamakuru nawe, ahubwo
n'ubwa kenshi kandi ngushimire kutajya ucika intege kuganira n'abantu ubereka urundi ruhande. Ariko nigaruka kuri Aimable ndamwibutsa ko iyi si yajemo y'imyidagaduro yashoyemo amafaranga atari paradizo. Ni isi rwose ikakaye itaryoheye umuntu itaryoheye umuntu utifuza ko hari ibindi bintu bigaragara cyangwa se bivugwa atashakaga. Nimvuga ino competition nge nyizi nahoze ndeba mu banyamakuru bagenzi banjye bari hano, nyizi ku munsi wa mbere ivugwa bwa mbere muri media, ubanze inkuru ya mbere yari yanjye. Aimable ari hano nawe ubwe narabimubwiye, ubwo ndashaka ko dusasa inzobe n'inshuro ya kabiri tazi imeze uko yari imeze bwa mbere. Foruma yari ifite itangira na foruma yari ifite irangira yari ihindutse bitari munsi y'inshuro 3. Aimable ni umugabo yabivuga, nawe ubwe nge nawe turebana narabimubwiye ko yahindutse kandi cyane, kuko itangira afite uko bayitangiye, afite uko yarangiye. Ikindi buriya muri showbiz by'umwihariko cyangwa se mu myidagaduro muri rusange nta banga ribamo. Iyo hagize ikibamo kikagirwa ibanga bitinde bitebuke kiragaruka. Uzakora ikosa uyu munsi, umwaka utaha uvuga uti ndaripfukiranye, cyangwa se uzakora ikintu uyu munsi ugipfukirane, ariko umwaka utaha kizagaruka kandi kigaruke noneho hari gishya nkaho wagikoze uwo munsi. Uvuga uti ariko media bigenze bite ko ivuga ibintu byarangiye nkaho bibaye nonaha. Zimwe mu ngaruka iki gikorwa cyagize harimo guhisha gupfukirana ukuri. Reka mbabwize ukuri, namutwita abafatanyabikorwa tuba dukeneye kubwizanya ukuri. Ndahera bigitangira byari okay, covid ijemo, covid yo niyo rwitwazo rwa aza kugenda byeruye, habe na official statement ivuga ko uwo partenaire yavuyemo. Ni byinshi. Iyo rero usubije amaso inyuma ukabona imikoranire yawe na media irimo ikibazo, nturi kuyiha amakuru on time uko bikwiye, warangiza ugahindukira utaba abafatanyabikorwa, media nayo yahindukira ikabwira iti bya bikorwa dufatanyije ubanza twe byaraduhombeye we bikakungukira. Noneho reka ngaruke rero ku gikorwa muri rusange, ubwo naho nashaka kukwereka akanenge gatoya k'imikoranire ya media namwe. Ningaruka ku mikoranire ya media namwe, dushashe inzobe tunavugisha ukuri n'amagambo akomeye, mwihangane kumva amagambo aremereye. Ibi bintu Aimable rwose turagushimira ko wabizanyemo amafaranga, ariko amunoshobora ko waje kuyatereka muti mwitwarire. Nari mfite menshi kuri konte gospel, reka mbe nyihaye aya ngaya nta nubwo nyakeneye. Nawe ntabwo wabikora 3, 4, 5, ahubwo ntekereza ko umutima mwiza wagize wo gufata amafaranga ukayashyira muri gospel ku buryo ashobora gukomeza gukora muri gospel, nacyo ari igitekerezo cyiza kandi dukwiye gushima. Ariko nanone iyo ushoye muri business, don't think ko everyone azaza gusupportinga that business, kubera ko ntago umucuruzi wese wafunguye boutique bakangurira abanyamakuru bakora economy kujya kumusupportinga. Ariko nanone sindi bwirengagiza inshingano zacu zo gusupportinga ibikorwa bya entertainment. Iyo ni inshingano dufite, tudafite uyiduhatira, tudafite uyitwishyurira, twe dufite bitewe n'impamvu zitandukanye n'uburyo uru ruganda nta wundi urufasha, ndetse usibye wowe na leta ibifite mu nshingano ntibikora. So kuba warabikoze ni igikorwa cyiza, ariko nanone bidakuyeho ko utagusapotinza bikwiye gufatwa nkaho hari inka yaciye amabere, kubera ko n'ubundi nibyo wakabaye expectinga mbere. Ku y'inshuro rero ni inshuro ya kabiri bigiye kuba. Ndagushimira by'umwihariko, ndakivugire Aimable, ndagushimira kuba uyu munsi ubashije kuza ukicara hano. Byashobora bacya nyuma y'ibyavuzwe kuri edition ya mbere. Bamwe hari nabo nzi batorotse igihugu kubera nk'ibi ngibi, ugati oya kameme ntago nakwisanisha n'ibintu nk'ibi ngibi. Hari n'abandi nzi uyu munsi ushobora gutumira kubera ibyo bateguye bigafeiringa, badashobora kongera kwicara imbere y'amaso y'abantu. Akuba waje n'igikorwa cy'ubutwari, kandi kigaragaza kudacika intege nk'uko umuvandimwe hari yabivuze. Nta nubwo nakwifuriza kuzicika, gusa nanone nkubeshye ko ibyavuzwe muri media bitazasubira nk'uko ARSTIDE yahoze abidusaba igihe bizaba bihari. Aho naba nguhaye icyizere ntafitiye ubushobozi, ahubwo icyiza rero twakora kugira duhurize hamwe abaorganizateri, reka bakora akazi kabo neza, kuko iyo uteguye igikorwa nk'iki ngiki
inkuru iba ko cyagenze nabi, ntabwo inkuru iba ko cyagenze neza. Uri buze kwibaza uti ariko kuki media muhora mureba ibibi? Nuko n'ubundi ubitegura wari uri supposed kubikora neza. Kuba wabikora neza rwose ntawe ukwiye kubigushimira, ahubwo wowe ukwiye kumva ko wujuje inshingano zawe. Kereka umbwiye uti nateganya gukora ibingibi 100% ako narengeje ibingibi, nabyo ukwiye kubyishimira, cyangwa se hagira ubigushimira ukavuga uturi yararekoneza ako nubikora nabi zaba inkuru. Hano ho rwose ndaza kukubwiza ukuri ko kugushimira ni uburenganzira bw'abantu utari buze kugiraho uruhare, ariko nanone kuza kugaya ibitagenze neza nabwo n'ubundi burenganzira utari buze kugiraho uruhare. Rero nkabategura nimutegure neza, ndi kugana no ku musozo. Ndabona MC ari kumpa warning yagurutse kuriya n'icyo abavuze wanze yumvishe ndi gukoresha amagambo aremereye ariko ntacyo. So ndi kugana ku musozo. Aristide, iyo tuba tutagusapotinze cyangwa tudasapotinze iki gikorwa cyangwa tutabona agaciro kacyo, nta mpamvu twe dufite yo kuza hano n'amasaha tuhamaze. Banzo utaha tuzajya tubaka n'insimbura mu byizi, kuko ndabona umunsi uhashiriye. Iyo tutabikora ntago twari kuba turaha. Kuba turaha nuko tubisapotinze, kuba turaha nuko twifuza ko bigenda neza. Amakosa yararimo agashiramo, ariko noneho ubutaha agakeregeshwa. Nibyo ntago ndi bugaya abahanzi bahari, ndabashimira baje. Ariko rero buriya abatsinze icyambere buriya niyo baboneka byari kuba byiza, cyangwa mugahuza gahunda. Uri bumbwire ngo bafite gahunda zitandukanye, ndarabyubaha, kubya gahunda zabo mwari kubihuza nk'abantu barepresent igikorwa cyanyu bikaba byiza kurutaho. So murakoze. Ben ndashimira Emi tubwizanye ukuri twebwe rimwe na rimwe. Nawe Shamisi tubwizanye ukuri, kandi kuri kiza iyo tubwizanye avamo umusaruro, nicyo kiza ko tuba tugamije ikintu kimwe. Mu batsinze sinzi uzi liste yabo, harimo Gisubizo na Columbus. Israel ntabwo yabashe kuboneka kubera ko nawe ari gutegura concert yiwe. Urumva ntabwo niba umuntu afite meeting n'umusponsor ntabwo mbwira ngo yireke ngo nali nutabashe kuboneka, afite ibyo arimo bya NGO yiwe, nabo bagomba kuba ari hano. Icyo wenda icya kabiri nshaka clarifyinga, mvuga ibyo tugomba gukora n'uburyo mugomba gusupporting tingamo. Ntago nashaka kuvuga ko akazi mutakora neza, nta nubwo ngiye nta na position mfite yo kubiki, ntatanga no kunize ibyo nzo wenda mbizi mu gihe tubanye, ntago nabigisha uko mukora akazi kanya. Ariko navuze ngo n'ibitekerezo watanze, by the way wayivuze wowe ko waganije map ni byiza, ariko buryo iyo mvuze ntago navuga nti abandi mwese gutya nawe, ariko emiwe nkuko nanishyiragamo mu cyamuri rusange iyo. So ibi of course bigomba kuvugwa, iyo bigomba kuba nko yavuze ngo muba mutegereje ko abikora neza cyangwa tubikora neza. Ariko icyo navugaga ni kimwe, tujye dukoma urusyo tukomeningasire, tubarensinge. Sinabuza kuvuga niba byabayeho bigomba kuvugwa, ariko tujye tunabarensinga n'ibyiza nabyo tubivange muri ibyo byiza. Hari ikintu yavuze yavuze ku mpamvu yatumye Vese na Dorcas bava mu kiswe competition. Ntago yari competition, yabwo yari nka platform. Ikintu cya mbere rero cyatumye bavamo, murabizi saga ya Vese na Dorcas na Aimable na Mike Karangwa. Icyo nshaka no kongera kuvuga nuko muri media cyangwa n'icyabamo n'abantu bashobora gufata ibintu bakabyagrava. Emi twari tunari kumwe ngira ngo umunsi arimo akoresha interview ura mubyeyi wa Vese na Dorcas, ariko abantu baragiye bagaragaza ko nagiye kugambana na Mike n'iki, kandi mu by'ukuri nta mafoto bafashe turi kumwe. Niyo wagambana se wagambanira imbere ya kamera zirenga nk'icumi zimeze nk'uko nguko, azi uko byagenze n'uburyo byagiye batekinika bakagaragaza ko harimo akagambane kandi nta kari gahari. Gusa ikibazo cyabayemo bari muri platform, bari muri Rwanda Gospel Stars Live, ariko haba ikibazo cya management bari bafite icyo gihe, ntitwumvikana bitewe wenda nuko tutabashije guhuza. Biba ngombwa rero yuko tutakora nyine n'abantu wenda tudahuza, dufata umwanzuro ko baba wenda umwaka umwe baba baretse kujyamo kubera ko management ntabwo twumvikanaga, ariko bitanavuze ko n'ubu ngubu cyane ikindi gihe bashobora no kuza, kuko nta kibazo dufitanye kugeza uyu munsi. Hanyuma hari ikindi yavuze, aravuga ati se kuki Rwanda Gospel yagiye ihindagurika. Ubundi wa mugani nyine byatewe n'abize projet bwa mbere,
bayise competition kandi noneho tumaze kuyiransa igiye hanze nabivuze uretse kuba twaragize umuhamagaro ariko nta makuru nta kindi kintu nari mfite cyangwa se experience abantu ba mbere bayise competition ariko bitewe nuko ari igikorwa gine cya gospel cyangwa se cy'Imana kandi competition mu bintu by'Imana bitemewe abantu batugira inama ko iyo competition yavamo dukuramo competition na ya mafaranga twashaka kubaha cyangwa n'ibindi byara supporting abahanzi dukuramo competition twite ko Rwanda Gospel icyari competition tukita yuko ari event yo gutanga award hanyuma icyara amafaranga kitukita ko ari support bo bigenda bihinduka nyine ariko turizeza yuko projet ngo barimo barenovera nta kintu kizongera guhindukamo umunsi arisiza azagaragaza uko yubatse cyangwa kuva ku ntangiro kugeza kuri fe bizarangira ari uko nguko bimeze. Murakoze cyane nitwa Alexis Gahunzire cyangwa se Alex ndi umunyamakuru wa Istango Star. To be honest ntabwo akoranye neza n'itangazamakuru kandi byari bikwiye ibyo nka media ya entertainment media muri rusange turacyumva n'amahirwe ya kabiri nyine ni urayafite kubera ko nyine ni ubushoramari cyangwa se ibikorwa ni wowe urumva ako media noneho yo ni ikibatsi ndiba ni ukongera kuvuga ati ndahari ariko ibyabaye ubwashize ntabwo bizongera kuba ariko nyine amahirwe ya kabiri ndayakeneye ayo rwose ku giti cyanjye ndayatanze so kuvuga ngo ndayatanze cyane ko n'ubundi n'igikorwa ari cyiza ariko nanone turahita tubaza Aristide amahirwe ya kabiri nibyo murayahawe ariko igishya ni ikihe muraduha icyizere kihe cyuko ibyabaye bitazongera kuba my guy ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe soka. Yes. Nihuse wenda ni urabona habayeho kwiga inyigo urumva kugira ngo nayo mabrengera ngo twemenye gukorana narabizi twicaye iminsi myinshi turareba turiga byageze bitya ibyapfuye byagenze bitya byabaye nkaho bipfira mu ntangiriro umwana apfiriye mu iterura ariko ubu ngubu n'umwana mushya tugiye kubyara tuzi neza ko tugomba kumuhera neza mu iterura so ntago nakwizeza ibitangaza ndi umuntu nk'abandi niyo mpamvu ndi hano ndi kumwe n'aba-artiste hari n'indi team ubwanye na creatinze nabizi neza ko ibintu ntago bisaba umutwe w'umuntu umwe team na creatinze wenda bitari ngombwa kwiza hano ariko nzi neza ko nawe buri wese afite contribution yatanga ni nayo mpamvu mu magambo navuze menshi hano navuze ko tugomba gufashana buri wese agakora contribution niyo agatanga party yo muri iki gikorwa so amahirwe ya kabiri impamvu natanga ko bigomba kugenda neza nuko hari first of all hari bigiye gusohoka bitagenda neza kuko twabayeho inyigo ku bwanjye nsanga ibibazo byajemo bafite ibintu byapfiriye muri mismanagement na implementation y'igitaramo kumbwira ngo nimba ashaka gutanya saa 10 yatanye saa 2 icyo ni ikintu gukosoka si ikintu gisaba imbaraga nyinshi cyangwa ahubwo ni ukubitegura ngo kuki byagenze gutyo kuki umucuranzi yava kuri stage kuki umuhanzi n'uyu yava muri projet kuki ibyo byose nibiye ryagaragaye tugomba itazongera kwica isuka ryacu ariko ikikenewe cyane for now ni ubufatanye bwa buri umwe wese nizeye abantu dukorana umunsi ku wundi ariko nanone niyo mpamvu nubwo twe tuje hano ntabwo kumaze ngiye amezi 2 niyo mpamvu ndi gutegura deja already dufite time ihagije timeline yacu rwose irahagije nubwo ngo niba big show iri muri December izo mu ntara wenda nkazishyira mu kwa 9 no mu kwa 10 mfite amezi menshi yo gutegura buri kimwe cyose buri details kuyigaho kugira ngo ibizagere neza kuko nzi neza ko nta mahirwe ya kabiri dufite bashobora kuzaduha ariko ni nayo ya nyuma ndasoreza kuri iki kibazo kugira ngo ntange mikoro kundi muntu Aimable niwe uragisubiza audience cyangwa se abanyarwanda muri rusange bari bakunze ikikorwa hari amakuru yabagezeho kameme hari amakuru yabagezeho ko hari bamwe mu bahanzi mwagiranye ibibazo ese ibyo bibazo mu mahirwe ya kabiri amahirwe ya kabiri bigiye kubaho edition ya kabiri ibyo bibazo mwarabikemuye okay wahere kuri tonzi yego urabona ngiye njya kwinjiramo hano nagombaga kubanza gusetoringa ibibazo byose byarimo byatewe na edition ya mbere kuko tonzi n'umupioneer yego ufite audience
afite ijambo influence muri industry ya gospel. So urumva rero ugiye gutegura ino za kabiri ukamwirengagiza ngo nuko ngo bimutumvikanye utuntu duto ni ikibazo gikomeye cyane. Sinawe wenyine, hari n'abandi wenda benshi tavuze. Tonzi twaricaye njya mwese hano mufite nimero ziwe muzamubaze, njye nagiye kumureba muri personally. Yego. Nagiye kumureba first of all kwari kumusaba imbabazi. Numu legend. Yes. Muri ibintu dukora. So ikintu kije rero hakitwa ko hari uburyo bitagende neza, wowe ashaka kwibaza impamvu ariko ngenza gace. Twese tuza agaciro kiwe, twayicaye du highlighting dusasa inzobe nawe uko nayivuze, musaba imbabazi on behalf ya team yose yari hari, ariko mwereka ko kwiryamira mu rugo akavuga ati biriya bintu ntabwo uzayisubiramo, si cyo gisubizo, nk'uwitwa umupioneer wa gospel muri gospel, cyangwa umuntu ucira inzira abandi bana bato bagomba kuririmba. So icya mbere ni uko twamusaba imbabazi, birakemuka. Ubwo aranyibwirira ngo nunkenera nk'umuhanzi uzahamagare nzitabira event yanyu. Ubwo ikindi cyari akanama nkemura aba judges, usibye nabo ubwabo bifuje ko twicara tukaganira, ariko naje gusanga n'initiative igomba kuduturukamo. Ni abantu tugomba kwicara dufitanye gahunda vuba ngana, tugomba gukora inama. Nta kindi no kugira ngo tuganire gusa, ibintu byageze neza kubera impamvu, ibyatumye muvamo byari ibi nabyo byatewe n'iyi mpamvu, ariko nanone tukabasezeranya ko bigiye gukemuka, cyane cyane nka Aime n'urugero na Simon, n'abantu bakuru muri industry. So bagomba kubanza kumva neza impamvu byabayeho, ndetse bakanadushyigikira muri iki gikorwa kigiye gukurikiraho. Murakoze. Edition ya kabiri turahari cyane rwose, ariko muzatworereze ntibizongere kubaho uburyo twagorwaga no kubona amakuru kandi dukeneye no kohereza abayashaka. Murakoze cyane. You know the drill. Yeah. Murakoze. Ndi Fifi kuva kuri TV10. Ngiye ibibazo byanjye nabyanditse, ariko si ibibazo. Icya mbere ndashimira cyane kudacika intege, mwagaragaje no gusaba imbabazi. Mbona ko bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo icyizere kigaruke. Gusaba imbabazi ni byiza, kandi ntago wasaba imbabazi ngo ureke kuzihabwa, ariko kudacika intege nicyo kintu kinyereka ko bino bintu bifite vision ndende kandi bishobora kuzavamo ikintu kinini kuruta icyo mwatekereje mbere. Wenda muna uwatekereje iki kintu akabona ko iyerekwa rye yari afite ishobora kuba ryaragarukiye hafi, ubwo wenda Imana ifite umugambi muremure kuri iki gikorwa cya Rwanda Gospel Star Live. Wenda mbere yuko mvugaho ibibazo, nubwo mutari kubyita irushanwa, ngiye mbona nima mujya mu ntara, nabirebeye cyane ku bikorwa biba muri sekira bya guma, nabonaga bajya mu ntara guperforminga. 90% mu Rwanda barenga ni abakristo. Nimuramuka muteguye bino bintu neza, mukaba muzajya mu ntara, abantu bazabura bate mugiye kubaha ibitaramo mu ntara? Ni gute wabura abantu sekiri ibona abantu bangana kuriya, kandi tuvuga ko abantu benshi mu Rwanda ari abakristo? Nibitegurwa neza hazavamo umusaruro munini, ndetse n'amakampani abashaka amafaranga aboneke. Ngiye nicyo mbona. Ikindi ngiye kubaza nti ese imyenda bagiye bavuga ko mufite yarishyuwe? Imyenda yose yarishyuwe? Imyenda as far as I'm concerned, ngiramo twagerageje kubikoraho nko Mabel bivuze, abantu bose bahaye amafaranga. Abataraga amafaranga nabo ni abatsinze imishinga yabo, ariko nabo biri muri contrat yabo ko bagomba kuyabwa mu gihe runaka, cyane ko tugifitanye mu mashini tufitanye hari iminsi hari myinshi cyane. So bose twaraganiriye, hari nayo bamaze kubona, bose twaganiriye bafite amasezerano yabo igihe amafaranga yabo bagomba kuyahererwa, kandi nabo bakagaragaza ko yashyizwe mu bikorwa bavuze ko agomba gushyirwa. Amafaranga yabo agomba gushyira kuri account, na amafaranga yo mushyira mu bikorwa na projet bagaragaje. Nk'uko twabivuze, kubera wenda ibibazo byavutse, hari amadeni twiroturuje yaje tutazi naho yanyuze, tubona amadeni aje tutari tunayazi. Umuntu akaza ati nakoze ibi, kandi ugasanga nyine ugomba kumwishyura kuko wari responsable. Amadeni rero yaje atari ngombwa, kandi mu by'ukuri burya iyo ukora nta ibikorwa cyane cyane amafaranga, ntabwo bivuze ko utagira ideni. Sinzi uko abantu baba babyumva, ariko ibibazo hari ibyinshi twarabirangije, n'ibitararangira nabyo ngira ngo abo tubifitanye nabo batari benshi cyane, 2 cyangwa 3, nabo hari uko twumvikanye ku buryo hari amasezerano yabayeho ku buryo nabyo bigomba kurangira. Hanyuma ikibazo cya hoteli nacyo twakivugaho, kuko hoteli mu by'ukuri ubundi ntabwo tuvuga ngo twabuze amafaranga yo kubishyura bigitangira.
kuko uburyo byagenze bwa mbere habayeho ibintu bimeze nka consommation nayo itari ngombwa. Hari iriya ceke tuyitanga ni natwe twayihagaritse kuri banki, abantu bajye bareka kwitiranya, kuko n'iriya ceke niba nayireba uzayisoma neza, iyo sheke igiye kuri banki ntiyishyurwe bandikaho provision insuffisant, cyangwa bakavuga ngo boss kenze kubera ko wenda amafaranga yabuze kuri konti, ariko nusoma neza uzasanga hatanditse ko hari amafaranga yabuze kuri konti. Ahubwo icyabayeho habayeho dépense twavuga wenda zitari ngombwa, kuko umunyamahanga yagombaga gutaha, ariko hoteli tuza tunumvikana uburyo bwo kwishyurana mu matranche ngira ngo 3, twamaze kwishyura amatranche 2, tranche isigaye imwe nayo ngira ngo next week no amafaranga yabo twayabahaye, icyumweru cyashize no twayabahaye, ku buryo kugeza uyu munsi nta kibazo na kimwe dufitanye na Classic. Kandi nyango nayo barabigusobanuriye. Nyuma y'ibyo byose mwavuze hakazamo n'ijambo gusaba imbabazi, ni ijambo rikomeye cyane, yese bituma nibaza abantu benshi twari dufite wenda bigabanuka. Ikindi nishimiye nuko hajemo izindi mbaraga. Aimable yageze kuvuga ngo timu ntibyagenze neza muri management. Hari igihe cyageze Aimable, reka tubivuge, amera nk'ubikora wenyine, agakommunicatinga, akajya kudiringa n'aba sponsors n'ibindi nk'ibyo ngibyo, akajya kumenya abahanzi aho baciye n'ibiki byose, wenda n'ama repetition umenya arajyaga kuya coordinating. Byari bikomeye cyane. Hanyuma rero kuri inshuro bwana Aristide turishimiye ko wajemo n'abandi mufatanije. Sure ni byiza, ariko munacunga bitazamera nkuko twavugaga, ugeze kuvuga ngo hari abantu benshi bakuzi muri industry cyane ya sekira itandukanye na gospel. Buriya nicyo kintu kijya gikunda no kugora abantu. Hari ufokasinga cyane uburyo wakoraga muri sekira bikaba byaba imbogamizi, ntubone monde ya gospel. Nibyo fifigeze kuvuga, ukaba wajya n'abantu hose mwigeze kuvuga muzazenguruka, ukabura y'abantu kubera ko monde ya gospel uburyo bayigeraho, ubwo uri kumwe n'abantu muri gospel bazagufasha kurutaho. Nk'ubu ngubu Serge afite church abarizwamo, MD afite church abarizwamo, bari bigeze kubikomozaho mbere bamera nk'abatangiye kubikora, ariko byagize intege nke n'ibyabagize imbaraga cyane kudiringa ndetse no kugirana imikoranire n'ama church, abahanzi banyu baturukamo n'amatsinda baturukamo, bizagira imbaraga cyane. Ikindi rero giye mfite ikibazo byinshi babibajije, ariko ikijyanye n'imikoranire, Aimable nabwo mu gutangira yari afite team, biza bigenda bigeze kugeraho bavuga bavuyemo, mwe muratwashoringa gute ko muzagumamo? Hanyuma n'abantu bari baraje muri iki gikorwa ntibigende neza, baba bahanzi n'abandi, murabaha insurance imeze gute ko noneho kuri inshuro nta kindi kibazo kizaho? Kuko na mbere bitangira ibintu byari bimeze neza, ariko nkuko Karisimbi events bari barimo biza kurangira bitagenze neza, ntibagumamo. Wenda ejo tushobora twumva Aristide nawe nta gihari, n'urugero bizagenda gute? Bakoze cyane, ngira ngo ndashaka kugira ngo Aristide aze gukiraringa, ariko yongereho naka. Bavuze ko hari team yahindutse, bavuga yuko ndetse ikibazo cyabaye mismanagement. Icyo kintu mwakigira clear nibura kugira ngo ije tumenye itazagwa muri uwo mutego, batubwire na iyo team nshyashya niba bishoboka. Muvandimwe abaje ibibazo ntari byari byinshi mu kuntu somehow, ariko ndamaze ngushimire ku nama waduhaye. Urumva ibyo byose nkuko wa mugani uvuze ngo nabarizwa mu gice kimwe, nubwo hari n'abarizwa mu gice kimwe, ariko hari idea mfite n'ubundi still. Niba byuka neza Serge, ngira ngo nakoranye na Eric gutegura concert ye yakoreye muri Serena, hari Yaline, ariko on top of that nari mbizi ngewe nagerageje kuko nzi ko ibintu byagenze naho byapfiriye, nagerageje gushakira ibisubizo muri ango zose. Niyo team mbabwira ndi kuvuga nakubeshya, n'abantu ngira ngo babaye muri gospel igihe kirekire, bazi inzira ibintu bicamo, uburyo ibintu bikorwa. Of course ni bimwe gutegura events ni bimwe, ariko hari inzira n'ibindi bitekerezo nakankeneye n'abandi, sibo bonyine na Karasi twaze tuvugana nawe, ni mwese na Justin n'abandi, n'abantu bose nkeneye ideas zabo n'ibitekerezo byabo, kugira ngo twirinde ikosa ryose ryabaho ryatuma event yongera kugenda nabi. Niyo mpamvu ndi hano,
niko kazi kanjye kuba ndi muri Rwanda Gospel Stars Organization Team none angaha. So ikindi babajije ni iki kigaragaza ko twe tutazavamo. Turagena Imana nigena nagarano bagena, kandi ntago ndimo nk'umukozi wahawe akazi, ngewe ndimo navuga nk'umukize, nk'umupartner. Nanone ariko umuntu uje gutanga expertise yiwe uno muco kwa mari nejo nshobora kuvuga ni nagize ibindi bintu bituma ngenda team ikomeze. So Imana nigena sikwe tugena, ariko mu gihe ngihari ngiye gukoresha, reka turebere kuri event kwanza, turebe nkore bitarakunze bitagenze neza, ubwo nibigenda nabi bikananira nzavamo nanjye ndahaza abandi. Ariko for now ntago icyo kintu focusinze kugira ngo ntago mpari kugira ngo maranire kugira ngo undi mwaka nzagaruke, ahubwo mpari kugira ngo noneho mbere ko nakora nanjye kugira ngo event igende neza, itanga umusaruro igomba kuba yaratanze n'imyaka yose. Ushobora no kugenda neza abikora neza, ariko umwaka utanga mfite izindi nshingano. Ni ibintu bishobora kuba rwose cyane. Icyo narivuzeho nicyo Aimable yageze kuvuga ko hatigeze habura ubushobozi n'amafaranga, ahubwo habaye miss management. Iyo miss management rero ndetse na team yari yishinzwe kugira ngo bamutega abantu batazongera kuvamo n'abajya inama abona aho bahera. Ese ntago mwabigiraho clear? Ngira ngo ni niba hano sinagare muri event no muri gouvernement bazaza nakorera neza bakamusimbuza undi. Icyajyanye nuko Aimable twaraganiriye nawe dusasinzo nko nabivuze, ambwira ibyabayeho ko byagenze, hama anyereka ni ikibazo nyamukuru cyabayeho, hama nanjye mwereka uburyo byakemukamo. So ngira ngo ni ubushobozi butarabuze, ni byinshi wenda umuntu atari ibyo bintu birimo detail nyinshi ntavugira hano, harimo detail nyinshi muze kunyemerera, ariko reka tureke ibikorwa bizavuge kurusha kunyimvamo gute biciye mu bikorwa. Nta kindi ngira ngo hari nicyo cya mbere, nibyo tuzakora nyine, nibyo muri tuzabikoramo. Icya kabiri biroroshye, bigomba kuzaca muri mwebwe. Nanjye ndagusubiza mu magambo nk'abiri gusa. Icya mbere wambajije ngo reka mpere ku cya nyuma, ngira ngo ahari rwose muzanambabarira nk'uko ARSTIDE yabivuze. Ngira ubundi n'ibindi bintu nkora nk'ubu nabivuze rege ngombwa njya muri byose, ariko ubu ngubu ngira ngo bibaye hari ntabwo mvuze ngo sinzagaruka, ariko ngira ngo hari akenshi ntabwo tuzongera guhura cyane. Ibintu byose rero nimba nanjye ari umusaraba ngiye kumushyiraho, ariko ibintu byose dore Rwanda Gospel Stars Live 2022 gukomeza ni Gahunzire ARSTIDE na team bafatanyije rwose. Guhera uno munsi telefone niwe muvugizi, niwe yabivuze ngo niwe Rwanda Gospel, nimuvuga Rwanda Gospel Stars Live uzajye mureba Gahunzire ARSTIDE, ariko natwe tumuri inyuma no kumugira inama buri munsi. Hanyuma ikindi wavuze ngo hari ikibazo cyabaye cy'abacuranzi, ngira ngo muri ya operation Canal cya kiganiro mwakoze. Icyo nabivugaho ni kimwe gusa, Michel yageze kuvuga ati abantu bisanisha n'ikintu batarimo, kuko twega kuba turi muri ibi bintu akenshi nuko nyine akenshi we n'umuhamagaro no kwihanga no kumva ko icyo kintu ufite no kuba wagisapotinga. So ikibazo cyabayeho rero, abacuranzi koko bavuye kuri stage, ntago rero abantu bagomba kubeshyira Rine, kuko ari nawe yagomba kuririmba kandi yagomba kuririmbirwa gucurangirwa n'abacuranzi. Ntago ari we muntu wajya kugambana cyangwa abantu bagomba kumucurangira barepitanye kugira ngo nawe ko yaje kugira ngo atange ibyishimo, kandi ngira ngo yaranabitanze. Ahubwo ikibazo cyabayeho ni bya bindi nyine by'abantu bari abacuranzi twari twarumvikanye, ngira ngo amafaranga abantu banabimenye muri kontra harimo amafaranga 3 miliyoni guhera muri repetition gukomeza. Twari twarabahaye rero 1,500,000, ariko muri kontra twumvikana yuko andi mafaranga nyine tugomba kuyabaha swate nyuma y'igikorwa cyangwa se mbere y'igikorwa, ariko bitewe nuko twumvikanye. Kuko kubona umuntu aviwe mu rugo akaza yiteguye na equipment zose, agacurangira team 1, 2, 3, byagera saa 4 z'ijoro akava kuri stage, urumva ko kandi mu by'ukuri 1,5 yari isigaye ntabwo Aimable yagendanye mu mufuka, sibyo? Kontra yari ihari, ahubwo ikibazo cyabayeho ni bya bintu nyine by'abantu cyangwa niki kumva ngo aya mafaranga cyangwa no guteza ikibazo akavuga ati nyabone nawe wagutungura saa 4 ngo 1,5 uri mu kavuyo nka kariya, sinzi ko wayagendanye.
ariko baradutunguye barayasaba kubw'amahirwe dukoresha imbaraga zishoboka amafaranga araboneka barayabaha basubira kuri stage. Ni ikibazo cyabayeho rero, ayo n'umuhanzi nabonye wabyanditse ngo ikibazo ni Putin, yageze kubibona hari mu kantu gasirikira. Ikibazo cyabitenye n'ibya bindi kuba umuntu ajya muri gospel ariko akenshi yisanisha no katari mu gospel. Ikibazo cyabayeho n'amafaranga ariko barayabonye basubiraho. Y'imbere navuga ko twari tuzi muri iki gikorwa, ariko bitewe nuko umuntu yavuga ni irushanwa riri gutangira, ni irushanwa rya gospel, harimo abantu wari uzi ko wenda batavuga ibi ngibi, abantu batatukana muri gospel. Ndagira ngo wenda ikintu ntiriwe mbivuga cyane muzagihindura, ahubwo murebe abantu mukwiye gukorana abanyabo, mutazizera abo navuga ko mubabona se cyangwa se musengana ku isura gusa, ariko inyuma arya ni ikirura ari ikirura. Umubaze wenda uriya musore turi kumwe sinibuka ukuntu yitwa, ariko n'ahantu hose Michel mumubaze, n'ahantu hose nawe njye byarantunguraga ngahita mubaza Michel, bira niko bimeze muri gospel ko mbibona ahantu hatandukanye. Icyo ni ikibazo nabonye ariko cyarantunguye, ariko ndabashimira cyane. Hari abantu nka ba Serge twararanaga amajoro tugenda muri iki gikorwa, ariko ndabashimira cyane. Ikindi ari ugushimira, ikindi ndashimira Rwanda Gospel Star Live kubigaruye iki gikorwa. Ni igikorwa abantu bakunze, nimba mwarabonye za Primus Guma Guma, wenda tugiye muri Sekira ariko umuhanzi ukamuha igihembo akwiye cyangwa se igihembo yakoreye, sinavuga ko ari igihembo ariko umuntu wese aba kwishimwa. Noneho kuzanamo umuntu nka ARSTIDE tumenyereye tuzi muri industry yo mu Rwanda, ndetse urumva n'ibyo yagiye akora, nubwo wenda harimo abagiye babyumva, murumva yahuje Tonzi ni umuntu wari wavuze ngo yivumbuye, kandi abantu afite public nini, afite abantu bamukunda. So rero hari ibyo yagiye akora, hari ubwo twari turi kumwe mbona bambonye baramuhamagaye, ndavuga se wamugara ibyo bavuga ngo miliyoni 7 nazo wamuhaye, ari kumuhamagara kandi igikorwa ari koza. So rero ibyo ni ibintu nagiye mbona ngewe n'amaso yanjye, ariko ndabashimira cyane kuba mugaruye iki gikorwa, kandi ndizera ko nimugikora neza abantu bazagikunda. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nge mbere na mbere ndashaka kugira ngo saba imbabazi mu cyimbo cy'abahanzi bose twakoranye muri kiriya gikorwa, ariko imbabazi nshaka gusaba ndashaka kuzisaba abantu bitabiriye kiriya gikorwa, kubera yuko ni benshi batashye batishimiye. So turabasaba imbabazi rwose, kuko ntabwo byagaragaye neza nk'abantu twahamagawe gukora uno murimo, nk'abantu twahamagariwe umurimo actually. So turasaba imbabazi, batubabarire. Numvisha bavuga ngo turi kubatuma, ubwo nanjye ndabatumye kugira ngo mudusabire imbabazi rwose nk'abahanzi muri rusange, twirengagije cyane kuba biteguye, kuko buriya nubwo ibintu byose bigaruka kuri management cyangwa se abantu bagiye bategura, ariko rero natwe abahanzi ntago turi shyashya. So hari ibyo tutagiye dukora neza nk'ibikwiriye. So rero batubabarire, aho twaba twarababaje batubabarire rwose. Hama ikindi ndi buvuge, amafaranga rwose ntabwo ngo ndakuyavugaho cyane, ariko uyu munsi ndibuze kuyavugaho, kubera yuko kuva kuva kera reka mvuge, kuko kuva kera njye ngitangira ino ministry ba Karasira barabizi, kuva kera rwose njyewe nzi neza yuko, kandi ndabihamya 100% yuko iki gikorwa aricyo kintu kije bwa mbere muri gospel gitanga amafaranga menshi pe. Mvugishije ukuri niko guhari, hari ibyo twagiye tubona byinshi kandi kikayatanga. Ni ukuvuga ngo ni ukwishyura, apana ibintu byo kuvuga ngo nzayaguha ejo gutya. Nta muhanzi ntekereza ko twaba twarakoranye waba utarishyuwe.
so rero turashimira cyane mwene data Aimable kuba yaradutekerejeho nk'abahanzi aba gospel. So nagiye mbivuga kenshi mu biganiro nkavuga ati kubera iki dufite amakampani menshi mu Rwanda ariko akaba atatera inkunga no muri gospel ko naho harimo abantu bashobora kuba bagira icyo binjiza. Ariko Aimable cyanangaje nuko yaje adafite kampani wenda ashaka kwamamaza, ahubwo kampani yaje afite niyo kwamamaza Kristo. So rero ntekereza yuko ntago nigeze mbona kampani ye muri ibi bikorwa yamamaza. Sinzi nimba naribeshye ariko ntago nigeze nyibonamo, sibyo? So sinzi wenda ikibiri inyuma cyangwa iki, ariko ibyo ari byo byose dufite impamvu nyinshi zo kumushimira kurusha impamvu nyinshi zo kugaya. So rero Imana imumugisha kandi musaba kugira ngo ntacike intege nubwo hari bitaragenze neza, twizeye yuko bizagenda neza. So kuri season ikurikiye nibyo. Murakoze cyane. Nitwa MD, nanjye ndi umuhanzi wari waritabiriye season ya mbere. Nari mfitemo umushinga witwa ndambiwe kwitwa Mayibobo. Ni umushinga mu by'ukuri ntabwo wigeze usinzira, ariko ndashimira cyane cyane Rwanda Gospel Stars Live. Usibye mu mushinga no muri kariyeri yanjye y'umuziki hari itafari bashizeho cyane cyane kuri audience ndetse no mu itangazamakuru. Nka MD mu by'ukuri hari ikintu cyinshi nagiye nungukaho kugeza n'aya masaha. Hari abo ngenda mpura nabo kandi imbere ntarahuranaga nabo, ariko kubera Rwanda Gospel Stars Live ndetse hajemo n'ikintu bita unity, umubano mu bahanzi, kuko twagiye duhura kenshi tukicarana tukaganira, kandi imbere twari tumeze nk'abantu batatanye. Wahura na mugenzi wawe akabasha kuba yanaguca ntagusuhuze kandi mwese mukorera umwami umwe. Ariko iyi Rwanda Gospel ikintu nayikundiye, yatwicaje ku meza turaganira, turasuhuzanya, turifotozanya. Mu by'ukuri twagiranye ubusabane mu bintu bitari bisanzwe. Hari andi ma event yagiye abaho, ariko iyi ndavuga ko Rwanda Gospel ari ikintu yakoze muri gospel y'u Rwanda. Ikindi navuga kuri ku mushinga wanjye, hari tuwa ndi gukora yitwa ndambiwe kwitwa Mayibobo. Iyo tuwa navuga yuko Rwanda Gospel Stars Live ku munsi wa mbere yabereye ahantu kure cyane Rusheshe, ariko abayobozi ba Rwanda Gospel Stars barahaje baza gukurikirana ukuntu bimeze. Hari n'abanyamakuru bazanye, kandi ngiye ntago nari mfite gahunda yo kubatumira, sina gahunda wenda ntago navuga ko ntago nari mfite uburyo bwo kubahamagara, ariko barabazanye kandi igikorwa baracyamamaje. Mu by'ukuri mvuga yuko hari n'ibindi bikorwa byinshi bemeye yuko bagomba kumushyigikira. Bivuga yuko rero Rwanda Gospel kuri njyewe hari icyo yakoze. Ni ubuhamya natanga kandi nzahora mvuga, no kuba ndi hano ni kubera murakoze cyane. Twishimiye kuzakorana na ARSTIDE, kandi turabizi ko Imana izamufasha kandi namwe muzamufasha nk'abantu b'abagabo bafite experience. Ikindi duharanire ko gospel igira imbaraga, tube gospel, dukore gospel, turyoherwe na gospel. Murakoze. Arakoze cyane Michel, ijambo ryiza cyane. Mu gusoza ntago ndi buvuge byinshi twayivuze. Buri wese ikibazo arafite nagira ngo yakibajije. Sinzi niba ari uwo tugiye kugenda atarabaza, ariko ngira ngo buri wese afite ikibazo anakibajije. Aho ndi burangirize nkanjye ni nkanjye ngiye ku giti cyanjye, ntago ibi bintu nabikora njyenyine. Twaze tubiganira na Karasira, ntago nabikora njyenyine, nkeneye amaboko ya buri wese, ariko na event ikeneye amaboko ya buri wese, n'uruganda rukeneye amaboko ya buri wese. So nkuko rero mudufasha umunsi ku wundi, guhera none ahangaha ni ukubasaba namwe contribution yanyu officially n'ubufasha bwanyu officially, tubane guhera no munsi kugeza muri December event irangiye. So ibindi ngira ngo umunsi ku wundi ngiye murabizi ko uburyo dukorana namwe, umunsi ku wundi turi kumwe, tuzajya tubamenyesha uko ibikorwa bigenda aho bigeze. Ariko namwe feel free kabisa, haba kudafite nimero zanjye ndazimuha, feel free umunsi ku wundi hagize ugira icyo ashaka kumbaza ku migendere y'igikorwa naho kigeze n'uko kiri kugenda.
anytime nzamwita kandi nzamuha amakuru akeneye. Murakoze.